n'umuhungu wanjye rwose ni nayo fura yanjye ndabyemera pe. Ubwo rero ibyo bintu Mugisha akaba ari umuntu wananiye ni ikintu cy'igihazi. Ndabyemera kuko ni yanjye nari intunze hano mu rugo nayihavanye yarigiye gupfa kuko irongora nabivuga nyina akavuga ngo nukumurika imurika iki se nitoroshe ugasaga nyina ngo yiserereza umwana ngo wigira gute ihene yari yarazokoye yanamubona ubwayo igahaba igahumeka ruko apfuye nk'utuntu nka gutya akayijugunyira ikaturebamo akabaragiye ijoro kuko abana banje barara mu nzu imwe n'ubukobwa bubiri bakarara mu cyumba noneho barara mu cyumba ya hene we bamara gusinzira urumva n'abana babira no ku mashuri amasomo y'abacanje batokombeye ihene akayiraraho inkera yayiraraho inkera mu gitondo nangabwira nyina ni wa mugore we dore barandongorera ihene agiye gupfa nabi yayitangiye ihaka ari umuhungu wanje je nabivuga nyina akangira rwamwe ejo bundi rero nibwo afashe ni y'umusaza hano hakurya dore abana bajyaga bo babiri nkubwira abo batoya bagare bambaye cotton uwo mukuru su waje n'undi uri inyuma yabo su waje abo babiri nabanje ni yegweye guno musaza tuya no mu rutoki yarayirongoye hariya mu masi hano mu ishamba hano yego nanga kubimubwira ariko kugira inamaze kumubona kare kuko nayindi mu rutoki rw'umuturanyi hano haruguru ayizitura nyireba ayijyana mu itarasi hasi arayirongora nanga kumushinja yigize isekurume y'ihene. Ubwo rero nkubwire ngo none se yigize isekurume y'ihene ubwo ngo none se niko navuga ihene nave mu ihene z'abandi ubu se nk'uwo mwana azahura wenda akamushyiramo uwo mutezi w'amatungo